bavandimwe, tujye kureba hamwe amasengesho umunani yagufasha kwiyegurira umubyeyi Bikira Mariya. Isengesho rya mbere: umubyeyi mutagatifu w'Imana. Umubyeyi mutagatifu w'Imana, turakugira ngo turengere, dusubize inyuma amaganya tumenye mu bugeni bwacu, maze amakuba duhorana yadukize, Umubikira wasamaga icyubahiro ukwiye gusingizwa. Amen. Isengesho rya kabiri ryagufasha kwiyegurira Bikira Mariya. Turakuramutsa Mwamikazi Nyiribambe, turakuramutsa watubesha ukadushimisha, ugatuma twizera twebwe impabe beneva, turagutakambira tuhagaritse imitima, turaganyira dufite intimba ngo tugere ahantu h'ibyago. None rero Muvugizi wacu, utwiteho utugirire ibambe, kandi nitumara guhabuka uzadusoze kuri Yezu umwana wawe wubahwa. Bikira Mariya Nyiribambe utunganye ugatuza, Umubyeyi mutagatifu w'Imana, urajye udusabira n'ibintu bya Yezu Kristo yadusezeranyije. Dusabe Mana, imirukiro yacu ni wowe udukomeza, twite ku bwawe, bagutakambira bagirire ibambe Mariya mubyeyi w'Imana, Bikira wubahwa, utasamawe icyaha na Yozefu mutagatifu umugabo we, n'intumwa zawe Petero na Pawulo batagatifu, n'abatagatifu bose baduhakirwe Nyagasani Nyiribambe. Ita ku masengesho yacu yo kugira ngo abanyabyaha bakire, na Kiliziya ntagatifu idutegeka yigenge kandi yubahwe ubwo Yezu Kristo umwana wacu. Amen. Isengesho rya gatatu ryagufasha kwegurira ubuzima bwa Bikira Mariya. Uri isugi, uri imanzi, uri isugi, uri imanzi, uri umuziranenge, uri umwiza w'i Mariya, we wagizwe irembo ribengerana ry'ijuru. Yewe mubyeyi w'ikuzo Kristo akunda cyane, akira akaririmbo k'icubahiro n'ibisingizo bicaduha ngo umutima n'umubiri byacu bibe ibiziranenge, nabyo nibyo ururimi n'umutima wacu ukunda bigusabye ubu ngubu. Dore ihirwe ryo kuzahora tukubwira uturirimbo twiza iteka ryose, wowe mugwaneza, wowe Mwamikazi, wowe wenyine Mariya ukemirije ku isugi. Amen. Isengesho rya kane ryagufasha kwiyegurira ubuzima bwawe mubyeyi Bikira Mariya. Ndakuramutsa nyenyeri yo ku nyanja, umubyeyi mutagatifu w'Imana, umubyeyi wagumirije ku isugi, urimbura ihire ry'ijuru, akiriye indamutso kuko wakiriye iya Gaburiyeli. Udukomeze mu mahoro, dukureho izina twasizwe na Eva, bahora imbohe, we impumyi kubona, dukize ibyago, amasengesho yawe turongere ibyiza nyakuri. Twereke ko uri umubyeyi wacu, kandi amasengesho yacu yasohoze ko wemenye kuba umwana wawe, agira ngo atuvukire Umubikira utaragereranywa, nyir'umutima wuje ituze. Dukize icyaha, uduhe umutima utuza kandi wuje ubumanzi, turongere inema yo kubaho mu buziranenge, tuyobore mu nzira nyayo, kugira ngo tuzasangire ibyishimo by'iteka, turangamiye Yezu Imana Data, niharirwe ibisingizo icyubahiro gihabwe Yezu Kristo usumba byose, hamwe na Roho Mutagatifu Utatu Mutagatifu. Usingirizwe hamwe. Amen. Isengesho rya gatanu ryagufasha kwiyegurira umubyeyi Bikira Mariya. Mariya mubyeyi w'Imana, weshanema umugabekazi w'ijuru n'isi, urukundo ngufitiye ni rwo runteye kwegera. Nonaha kuva uyu munsi njyewe ndakwihaye, weguriye umubiri wanjye n'umutima wanjye n'umutungo wanjye wose, bihwanye ibyishimo byuje umutima ngo ugenze uko ushaka. Ndakwinginze wemere kubana nanjye, maze unyigishe kwakira Yezu mu mutima wanjye. Bana nanjye unyigishe inzira yo kwiyorosha n'iy'urukundo. Mubyeyi nkunda, usezeranyije guhora nkumvira, ndashaka kwirinda icyaha nkomeje kugira ngo ntagushavuza. Niyemeje kugukurikiza nta mivanjiri ngera, ariko rero mubyeyi ugira ibambe, uzi intege nke zanjye, ngusabye kumpora hafi igihe cyose kugira ngo untere imbaraga, nshobore gutunganya umugambi mu byishimo n'amahirwe, nzagumya gusingiza mu byago n'amakuba,
ziringira ubuvugizi bwawe. Ndakwiyeguriye Mariya kandi nkwemereye kugira ubuziranenge n'ubupfura, ubutabera n'urukundo rukomeye muri bagenzi banjye. Wowe washingujwe ingabire ngutuye abakristo bose, maze ubuziranenge bwawe buhore buvugurura. Mubyeyi w'umukiza, izigiye impuhwe ugirira abana bawe, uranongerera imbabazi kandi uzangoboke ku munsi w'urupfu, maze uzambere inzira igeza aho umwana wawe yateguriye abamwemera bose. Isengesho rya karindwi rya gatanu, isengesho ryo kwiyegurira Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, mwamikazi w'ijuru n'isi, ubuhungiro bw'abanyabyaha, umubyeyi ukunda byimazeyo abana yarazwe, wowe Imana yashatse kurindisha imirimo y'impuhwe ze. Ngaha ndaje munsi y'ibirenge byawe, jye umunyabyaha, ndakwinginze nyemera wese nk'igikoresho cyawe, wigengaho nkoreremo ibyo wifuza muri roho no mu mubiri, mu buzima bwanjye igihe nzapfira, ndetse n'ubuzima bwanjye buzira iherezo. Mawe ubanze ugenze uko ushaka, kugira ngo ibyaguhishuweho ngo umugore azabonyora umutwe w'inzoka, kandi ngo wowe wenyine uzatsindana iby'iyobokamana mu isi yose, bishire bitahe. No kuba igikoresho gikunogeye kikakubera ibiganza byawe bitagatifu byuzuye impuhwe mu bikorwa by'urukundo, maze mbashe gukangurira iby'ijuru roho z'akazuyazi cyangwa se zatanye, bityo ingoma y'umutima nyamana wa Yezu Kristo isakare ku isi hose nta nkomyi. Ni koko kuza udusanga twagereza inema zihindura kandi zigatagatifuza roho z'abanyabyaha, kuko ingabire ziva mu mutima nyamana wa Yezu zikatwikira twese, zinyuze mu biganza byawe bya kibyeyi.